Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuhuje abaherereye hirya no hino impande zigiye zitandukanye, abari mu Rwanda hirya no hino ndabasuhuje. Amahoro amahoro agumye abane namwe. Ndabasuhuje namwe bwoko bw'Imana, God's people muherereye muri Afurika yose, God's people muherereye muri Amerika, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, ubwoko bw'Imana muherereye muri Europe, God's people muherereye Australia. Ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Anastasie Sibomana mu kiganiro tumenye amateka mwiyoboka mana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 tugiye kureba amateka mwiyoboka mana yaranze iyi tariki. Yego, n'ubundi turi ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye, tuzaragwe ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, n'ubundi intego y'ubwoko bw'Imana God's people, aho duherereye hirya no hino ku isi hose, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka n'ubundi hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana, ariko mbere abacu cyangwa ubwoko bw'Imana God's people babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, ariko ubu ngubu tuboneka hirya no hino ku isi. Yego, turi n'ubundi mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Nshuti bakunzi b'iki kiganiro, n'ubundi nagira ngo tujye tugira gusangiza hirya no hino aya makuru woherereza abandi, kandi iki gihe ni icyo kuba maso, ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Biri ngombwa kugira ngo umenye ibyo wigisha ni iby'ukuri cyangwa ni ibihimbano, ni ibinyoma byashyizweho n'ababanjije, ukaba nawe ubigendera mu menya ukuri. Shaka buryo ki wamenya ukuri ukurura kumenya ubihuje n'igitabo cya Bibiliya, ariho dusanga imvugo y'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. N'ubundi muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo dukore iby'Imana ishaka, cyangwa kugira ngo tumenye dusobanukirwe icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora. Yego, n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu ariho hose, kuri buri gikorwa icyo ari cyo cyose, duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, nk'uko urwandiko Pawulo yandikiye abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 havuga ngo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 21, naho habivugaho haragira hati, nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi bwanyu, mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho uhoza umutima, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Hari abibeshyera bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ari God's people, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho, cyangwa aho bavugaho. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 harabivuga ngo, bahuza umutima ku by'isi, bahuza umutima, haragira hati, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, naho harabivuga herekana yuko
aho bahoza imitima yabo habatamaza kuko babeshya yuko ari ubwoko bw'Imana ariko nyirizina atari ubwoko bw'Imana. Aho bahoza imitima rero harabatamaza. Matayo turebe icyo yabivuzeho, ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 haravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo nawe yabivuzeho abyandikira mu rwandiko rwa 2 Timoteyo, yego ibice 3 ku murongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko Pawulo kandi yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 naho harabyerekana cyane yuko bishushanya cyangwa yego babeshya ko ari ubwoko bw'Imana, babeshya ko ari ab'Imana, ariko akaba atari byo nyirizina. Nk'uko mu biganiro byatambutse mwasobanukiwe ubwoko bw'Imana abaribo. Yego Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 haravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga zawe n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. Yego, icyo kintu niyo Mana yawe. Iki n'ubundi ni ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Tujye tubana buri munsi. Niyo mpamvu udukurikiye usaba gukora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe kigucika, kugira ngo tumenye ukuri kw'ibyo turimo, umenye ibyo wigisha nyirizina, umenye n'ibyo wigishwa cyangwa ukwiye gutegera amatwi. Yego, unakore like kubwo gukunda ibi biganiro tubagezaho, kandi ukore na komenti udusangize icyo ubitekerezaho, n'uko ubyumva n'uko ubibona, n'inyunganizi ziboneke, kandi ukande kuri share wohereza ibiganiro, ubyohereza buri kiganiro wumvishe ukumvamo ibyiza kandi ukwiye gusangiza abandi icyo wigiyemo, byoherereze n'abandi kugira ngo nabo ubibasangize. Urakoze cyane. Rero tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 ariyo turiho. Yego, uyu munsi w'ubugingo bwose muri Katolike ya Roma, umunsi wo kwibuka abizerwa bose bagiye. Abo bakristo babatijwe bemera ko bari muri purigatori kuko bapfuye bafite icyaha cy'ibyaha bito ku bugingo bwabo. Uyu munsi wubahirizwa ku itariki 2 z'ukwa 11. N'ubundi inyigisho Katolike y'Abaroma ivuga ko amasengesho y'indahemuka ku isi azafasha kweza ubwo bugingo kugira ngo buhuze n'icyerekezo cy'Imana mu ijuru. Kandi ni umunsi wahariwe gusenga no kwibuka. Yego, imbaga ya Requiem. Yego, Requiem ni ijambo ry'ururimi rw'ikilatini risobanura kuruhuka. Yego, isanzwe ikorwa kandi abantu benshi basura, kandi rimwe na rimwe bagashushanya imva y'abakunzi cyangwa z'abakunzi babo. Ni muri Trigumu. Ubu ni nk'uko twayibonye ku munsi w'ejo. Trigumu bisobanura nyine mu minsi 3, bikorwa mu minsi 3, umunsi ubanziriza abatagatifu bose, n'umunsi w'abatagatifu bose, n'umunsi w'ubugingo ari wo w'uyu munsi bwose, ari wo w'uyu munsi ku itariki 2 z'ukwa 11. Yego, iyi ni muri Trigumu y'iminsi 3 yahariwe kwibuka abapfuye. Mu rurimi rw'ikilatini bisobanura iminsi 3 yahariwe kwibuka abapfuye, guhera kuri
Halloween iba ku itariki 31 z'ukwa cumi. Yego, iba ku 31 z'ukwa cumi, hanyuma igakurikirwa n'umunsi w'abatagatifu bose uba ku itariki ya mbere z'ukwa cumi na kumwe. Ku babyizihiza cyangwa ku bizihiza iyo minsi ni uko nguko ikurikirana, n'umunsi w'ubugingo bwose uri wo kuri uyu munsi itariki 2 z'ukwa cumi na kumwe. Yego, tugiye kumva icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Icya mbere, bizera abantu. Reka turebe iki kintu cyo kwizera abantu Bibiliya nyirizina ibivugaho iki? Ese Imana dusenga yabivuzeho iki? Yego, Bibiliya ikintu ibivugaho ku bigendanye no kwizera abantu, muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5 bavuga ngo uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Ijambo rirerekana muri Bibiliya, ni ukuri kwa Bibiliya kurimo kubyerekana yuko abantu badakwiriye kwizerwa. Kwizerwa ni ikinyoma, kwizerwa kw'abantu cyangwa kwizera abantu ni ikinyoma cyavuzwe hariya muri aya mateka. Yego, tubonye icyo Bibiliya bivugaho. Kabiri, bizera ko ababo bapfuye bari muri purigatori. Yego, ese Bibiliya ibivugaho iki? Purigatori ibivugaho iki? Ngira ngo kuri uyu munsi w'ejo watambutse twababwiye yuko abapfuye aho bahita bajya nyirizina. None hano bo ubwabo n'ubundi icyo gihe ku munsi w'ejo bari bavuze yuko abapfuye babo bahise bajya mu ijuru, aribo batagatifu. None kuki hano naho bahise bagaruka bavuga ngo abapfuye babo bajya muri purigatori? Bo ubwabo amaze kuvuga amagambo abiri anyuranye kandi agaragara yuko n'ubundi nayo ubwayo atari ukuri kw'ayo magambo abiri bo bahamije. Ese Bibiliya irimo kuvuga iki kuri aya magambo purigatori? Ubundi se purigatori ni iki? Tugiye kureba icyo ari cyo. Yego, purigatori ni ijambo n'ubundi ry'ikilatini. Yego, mu kilatini haravuga yuko ari purigatorium. Yego, biva ku ijambo purigare, bisobanura gusukura, biva ku nshinga y'icyongereza yitwa to purge. Yego, bisobanura guhanagura. Yego, uri kumva uko uruhererekane rwo purigatori igisobanuro cyayo. None purigatori nk'uko wavuga inzira cyangwa ukavuga ahantu ho kwezwa cyangwa ahantu hatangirwa igihano cy'igihe gito, cyangwa nk'uko ari ahahindurirwa imiterere. Yego, ukurikije imyizerere katolike ya gikristo n'abaroma yo mu kinyejana cya 5, ngo naho roho z'abapfuye zitegurirwa ijuru. Ese koko uku niko kuri? Roho z'abantu bapfuye niho zitegurirwa kujya mu ijuru? Ese roho y'umuntu cyangwa umuntu ategurirwa kujya mu ijuru ari uko amaze gupfa, cyangwa biba umuntu akiri mu buzima bwo ku isi? Yego, bikabaho umuntu akiri muzima. Tugiye kureba icyo Bibiliya ikomeza ibivugaho, ariko turacyarebera igisobanuro cya purigatori. Purigatori yaje yerekeza no ku bitekerezo bitandukanye by'amateka na kijyambere byerekanye na postmortem. Postmortem ni ijambo postmortem rikomoka ku nyandiko y'ikilatini rivuga nyuma y'urupfu, yanditswe bwa mbere mu mwaka w'1734. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya kw'aya mateka yo kuri iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11. Nk'uko aya mateka tuyabagezaho buri munsi, nkukangurira kugira ngo ukore subscribe wowe utarayikora, kuko wayikoze turagushimira cyane, kuko
ubu urimo kubona intego nyirizina y'iminsi tugezemo, ntabwo ari iyo gusinzira cyangwa ngo duheranwe n'ibyo tugezwaho n'abantu ko tutazi ukuri kwabyo aho gushingiye. Tugiye kureba Bibiliya ibivugaho iki. Yego, tugiye kureba ijambo purigatori naho riboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Kuki ibintu bigaragara nk'aho birimo kwihizihizwa cyangwa birimo gukoreshwa? Yego, tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga ku magambo akoreshwa mu iyobokamana, niyo yaba amaze igihe kirekire akoreshwa ariko akaba ataboneka mu byanditswe muri Bibiliya. Nta kimana yayavuzeho. Ayo magambo ni ayahe? Ayo magambo ni iki? Yego, tukaturebe mu byakozwe n'intumwa ibice 20:30 icyo habivugaho ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Ngicyo icya mbere, impamvu y'aya magambo ataboneka muri Bibiliya barimo kuyakoresha nyirizina kugira ngo bikururire abigishwa inyuma yabo, bagoreke ibyanditswe cyangwa bazane ibihimbano. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero rwo rwabivuzeho iki ko aya magambo ataboneka muri Bibiliya kandi akaba akoreshwa mu iyobokamana kandi abantu bakaba bayiringira banayizera naho ari ibintu by'ukuri Imana yatangaje. Urwandiko rwa kabiri Petero ibice 2 umurongo wa 3 haravuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Yego, dukomeze turebe ikindi. Yego, ngo amasengesho y'abari hirya no hino ku isi yeza ubugingo. Ngira ngo hejuru mu mateka mwabyumvise, ariko ngo amasengesho ngo y'abantu bahereye hirya no hino ngo ashobora kweza ubugingo bw'abari hariya muri cya kinyoma tutabonye muri Bibiliya aricyo purigatori, ngo niyabeza. Ese koko umuntu yezwa n'amasengesho y'abantu? Ibi bivugaho iki? Ni iki kitweza? Ese ni iki gituma Imana ikwemera nk'umwana wayo? Ese nk'ubwoko bw'Imana iki cyaduheshe kuba ubwoko bw'Imana? Ni amasengesho y'abantu? Ese niko Bibiliya ibyemeza? Tugiye kureba Bibiliya bivugaho iki, ni iki cyeza abantu kugira ngo tugendere mu kuri kw'ijambo, tutagendeye mu mateka y'igihe kirekire cyangwa ikinyoma cy'igihe kirekire, ahubwo turebe ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo kubivugaho. Yego, turebe. Yego, kuko hano bari batangaje ko ku bice katurebe hano bari twagiye hano kuri requiem n'ubundi mu ijambo ry'ikilatini. Yego, rimwe no mu cyongereza risobanura ikiruhuko. Icyo gihe bakoraga misa yo gutuza roho z'abapfuye. Yego, bakoreshaga rino jambo ryitwa requiem, yego, ry'ikilatini. Yego, ese Bibiliya irimo kuvuga iki kw'ibi ngibi? Uko barimo kwerekana yuko ngo ni mu kiruhuko cyangwa icyo gihe bakoraga misa. Yego, icyo gihe bakora misa yo gutuza roho z'abapfuye muri ayo masengesho nyine y'ababoneka hirya no hino. Yego, tugiye kureba n'iki cyeza umuntu, n'iki gihesha umuntu agakiza. Yego, cyangwa gihesha umuntu kwezwa. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikori n'igice cya mbere ku murongo wa 30 haranditswe ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungura. Ngira ngo iri jambo rirabisobanuye ikiduhesha kwezwa icyo ari cyo. Ntabwo abantu bezwa n'amasengesho y'abandi, ahubwo Yesu Kristo kumwizera nk'umucunguzi wawe, yuko yapfuye ku bw'ibyaha byawe, yuko yagucunguye, yuko igihano cyari kuri wowe cyagiye kuri Yesu Kristo, ukizera ku bw'ibyo ngibyo ko Yesu Kristo yagukoreye icyo gikorwa, nibwo uba wejejwe. Ese koko iri jambo ni iry'ukuri yuko abantu bezwa n'amasengesho?
icyo cyo ntabwo ari ukuri. Reka turebe n'ikindi jambo ry'Imana ribivugaho mu byakozwe n'intumwa ibice 4 ku murongo wa 11 kugera ku wa 12 haravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwa. Iyi Bibiliya irabyerekanye. Bibiliya wasoma iyo ari yo yose, yaba ari Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, mbese bishatse kuvuga iki? Kwizera Yesu Kristo byonyine nibyo biguhesha kuba wejeje. Amasengesho y'abantu, amasengesho ya runaka ntabwo ariyo aragira gute arakweza, yego, kandi umuntu yezwa ari ikiri muzima, akibasha gutekereza, akibasha gukora. Ntabwo umuntu yezwa ari yarapfuye, cyangwa umuntu ngo asabirwe amateraniro cyangwa misa ngo nibwo arezwa. Oya, icyo gihe iyo umuntu apfuye, ijambo yego mu mateka, kwiga mu kiganiro cyo kumenya amateka mu iyobokamana cyatambutse ejo, yego ngira ngo mwarabyumvise icyo bibivugaho. Yego, tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana rikomeza ribivugaho. Yohana ibice 3 umurongo wa 14 kujya ku wa 16. Mbese niki gihesha umuntu kubona ubugingo cyangwa kuzabana n'Imana cyangwa kuzaba mu ijuru? Yego, Yohana ibice 3 umurongo wa 14 kugera ku wa 16 uravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hano wumvisha ikintu kirimo guhesha ubugingo buhoraho, nuko twizera Yesu Kristo yuko yatubambiwe ku musaraba, ntabwo ari ikindi. Rero wowe nkurikiye, yego ndagira ngo ngusabe ube maso muri iyi minsi, ukanguke, menya icyo urimo kwigisha, menya icyo urimo kwigishwa. Yego, witondere ibyo urimo kwigisha hirya no hino, kandi witondere n'ibyo urimo kwigishwa hirya no hino, impande n'impande, cyangwa ku muntu uwo ari we wese. Yego, murakoze cyane. N'ubundi aya mateka yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Britannic.com. Yego, turagusaba kugira ngo ukore subscribe hatagira ikiganiro kigucaho ku bw'aya mateka n'uza kugeraho buri munsi muri iki kiganiro cya tumenya amateka mu iyobokamana. Ukande no kuri like kugira ngo tubashe kuzamura ivugabutumwa ribashe gukwirakwira hirya no hino mu buryo bw'ikoranabuhanga ku masosho media. Iyo like n'ubundi zikomeje kwiyongera, bituma social media zongera gukwirakwiza biruseho hirya no hino ubutumwa bwiza cyangwa ikiganiro. Rero kora na comment, yego udusangize igitekerezo, uduhe n'inyunganizi. Yego, turanagusaba gukanda kuri share wohereza ikiganiro wumvishemo ubutumwa kandi cyangwa isomo rishya, kimenyeshe na mugenzi wawe kugira ngo icyo twakumenyesheje nawe ubashe kukimenyesha undi. Dusangire gukora ivugabutumwa nk'uko ijambo rivuga ngo mujyane ubutumwa bwiza hirya no hino mu mahanga, mubimenyesha abantu, yego bahinduke abigishwa ba Yesu Kristo. Yego, murakoze cyane. Rero n'ubundi mwari kumwe n'ubwoko bw'Imana, Anastasie Sibomana. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazaragwa ingororano mu bwami bwa Data nk'abana b'Imana. Yego, intego yacu ni ukumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana, kandi no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere Yesu Kristo ataraza, ubwoko bw'Imana abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe hariho hose, kuri buri gikorwa cyose, duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Nta hejo,
ikiganiro nakagaruka nahejo mu kiganiro tumenye amateka mwiyoboka mana. Yego, amahoro n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe ubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane, nahejo.